Nguhaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu musanzwe mureberaho amakuru agiye atradinga hano hanze ku isi hose. Mubwira ngo ni wa musore wanyu musanzwe muzi Gatete guturuka Mongolia. Amakuru angezeho rero abona nibereye muri Mongolia, ari nayo tugiye kuganiraho cyane tunayanonosore twumve ngo byifashe bite. Nayo musore wanyu Juno kizigenza. Inkuru ngezeho nuko ngo Juno kizigenza afunze azira gufata umwana muto utujuje imyaka 18 umwana w'imyaka 17 ngo yaryamanye nawe. Ese byagenze gute, byifashe bite? Na makuru nyesha za 250 kinyamakuru kiraho ngaho mu Rwanda. Umunyamakuru wanjye Moyize wahise umamagara izi nkuru z'ikitradinga, menya ko ari nanjye umuntu wabipostinze mbere y'abandi bose. Reka nze nguramburira amagambo cyangwa se turambure inkuru yose umve ukuntu bimeze. Ku itariki 7 rero z'ukwezi kwa mbere mu mwaka 2024 abangana ku isaha y'isaha 4 z'ijoro nibwo iyi nkuru igezeho, aho nicariye rwose ndimo ndizitenga inkuru kuri Jay Paul umusani w'umunyarwanda nawe witavye Imana. Tunakomeza kuvuga ngo rest in peace my brother, Imana ikomeze kumwakira mu himiro kuri dashira. Ngo ndi kumukoraho inkuru rero nahise numva telefone impamagaye umunyamakuru wanjye Moyize uko ikinyamakuru cyazapfu ari nacyo nanjye nkorera, usibye ko nkorera muri Mongolia. Mpamagara ati bro, hari inkuru ugomba gupostinga cyangwa se ugomba gukoraho byagenze ko nuko kuri Juno kizigenza. Avuga ati se Imana iyo nkuru ni iyihe? Dore ukuntu yambwiye ati Juno kizigenza aka kanya abimaze kuvuga ko nubwo barimo baragenda babihisha ariko ari mu maboko ya RIB, kuko ngashinjwa kuba yarafashe umwana cyangwa se yaryamanye n'umwana utuje imyaka 18. ubwo n'umwana ukiri munsi y'imyaka 18, ngo uwo mwana ngafite imyaka 17 kandi yujuje murano muri uno mwaka wa 2024. ngo umwana ngo bamwita Keza, nubwo tutigeze tubona amashusho cyangwa se amafoto y'uwo mwana kubw'umutekano wiwe ntabwo bigeze babishyira hanze, gusa nabyo muraza kugenda mubimenya. Ngo rero ngo uyu musore Juno ngo bivugwa ngari gukurikiranwaho icyaha nyine cyo kuryamana n'umwana utujuje imyaka y'ubukure. Rero iki kibazo tugasanga cyarigarije abasitari benshi hano mu Rwanda cyangwa se no ku yindi migabane, kuko urebye abamwe mu basitari benshi bazashinjwa igitsina cyangwa se bakurikiranwaho kuryamana n'abana batuje imyaka, kandi icyo cyaha RIB gifata cyangwa se sosiyete gifata nko guhohotera cyangwa se kubangamira uburenganzira bw'umwana ukiri muto cyangwa se kumukoresha imirimo atagakwiye kuba arimo arakora. Icyo cyaha rero kikaba gihanirwa hagati y'imyaka 15 na 25 ndetse na burundu, biterwa nanone nuko ntagikosa. Kwako iyo ari ubwumvikana akaba ari n'umwana nyine usa nk'ukuze w'imyaka 17 usanga keshi hagati y'imyaka 15 cyangwa 10 cyangwa se 25 na burundu, biterwa n'uburemere bw'icyo cyaha. Gusa amakuru numviye nuko ngo Juno atigeze amufata ku ngufu cyangwa se abimukoresha ku gahato. Niwe uwo mwana we wumvikanye na Juno kizigenza, barikora babyumvikanye nta numwe uhenze undi cyangwa se wohoteye n'undi, ariko ngo nuko bihwananye n'amategeko y'igihugu cyangwa se ya societe, kuko ngo bavuze ko byibuze umwana ugomba kuba yakora sex cyangwa se yatwita byibuze ku myaka 18. icyo gihe abyemenye ko ntago babyita guhohoterwa kuko aba yujuje imyaka y'ubukure. Ngayo nguko rero mukomeze musenge cyane inkuru ize kuba atari nyayo ari bya bindi byo gutradinga cyangwa se byo gushaka gutwika byagatwiko katinjeza, kuko bibaye ari byo Juno kizigenza ntago twazongera kumwumva mu muziki, cyane ko n'ibihangano byiwe nk'indirimbo ziwe zaza kuba zanahagwarikwa ku rubuga rwa YouTube cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, kuko yaba akoze ibihananye n'amategeko, yaba bimubaye nk'ibintu byabaye kuri Kelly waje guhanagurwa ibihangano byiwe byose akanafungwa burundu. Ngira ngo rero yari wa musore wanyu guturuka muri Mongolia akomeza kugenda kurikana amakuru y'isi yose, ngenda nyakugezaho umunsi kundi kubwije no kubukiye. Ngira ngo Imana ivugisha mwifisha ugize gusa. Ciao ciao.